umuyobozi ushinzwe imirimo rusange mu karere ka Rwamagana, reka nawe abasuhuze n'umukozi mushya mu karere ka Rwamagana yaje avuye nawe turamwakiriye. Nyakubahwa mukaba n'umushyitsi mukuru, basportifu mwese mwitabire siporo ya bose, turashimira ko mwitabire siporo ya bose, turabizi ko gukora siporo nta kujenjeka. Tugiye kwakira afande DPC atubwireho ku byo tugomba kwirinda muri iyi minsi, cyane cyane zirimo, hanyuma nasoza twakira nyakubahwa umuyobozi w'inama y'igihugu y'abagore tuganirize, hanyuma nyakubahwa vice mayor aze kudusoreza. Afande vice mayor, banyakubahwa abajyanama, abahagarariye inzego z'umutekano, banyarwanda mwese, banyarwamagana, nongeye kubasuhuza. Tugira umutekano, buri wese abe ijisho rya mugenzi we, dukumira icyaha kitaraba, dutangira amakuru ku gihe kandi vuba. Aho barakoze cyane. Nk'uko bari bamaze kubivuga, nitwa Superintendent Benjamin Gashayija, abandi umuyobozi wa polisi mu karere ka Rwamagana. Nagira ngo rero nongere nshimire buri wese witabiriye siporo. Babigarutseho, umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigabiro bigarutseho. Siporo twese turabizi ko siporo ni ubuzima, bivuze ngo kudakora siporo ubuzima bwacu tuba turi kubushyira mu kaga. Siporo ifasha kurinda no gukumira indwara nyinshi cyane, bivuze ngo iyo ukoze siporo ushatse uba urimo kugabanya amafaranga agenda kwa muganga wivuza, kandi ituma urefreshinga, utekereza neza, imirimo yawe ukayikora ufite imbaraga. Ntabwo mbigarukaho rero cyane, n'abandi bayobozi barakomeza babivuge. Icyo nshaka kugarukaho message y'uyu munsi nshaka kubagezaho, icya mbere, mu minsi ishize twagize ikibazo cy'inzoga z'inkorano, cyane cyane zimwe zitujuje ubuziranenge, zidafite abazikora badafite ibyangombwa byo kuzikora, zagiye zitwara ubuzima bw'abaturage benshi, by'umwihariko mu karere kacu ka Rwamagana, mu murenge wa Fumbwe, zatwaye ubuzima bw'abantu 4 barapfa, abandi 16 bajya mu bitaro baravurwa barakira. Mu karere duhanye imbibi ka Bugesera hapfuye abarenga 20, harimo izo bajye bita za Muriture n'andi mazina menshi atandukanye. Igituma rero kirimo cyica abantu niki, nuko izo nzoga bashyiramo ibintu bibi bitandukanye, harimo ikisha cyane icyo bita metanoro. Navuga ko ni ibintu bikoreshwa cyane cyane kwa muganga mu kuvura izindi ndwara, ariko bikoreshwa ku buryo umuganga abazi doze wakora. Batangira baribwa mu nda ku bindi biyoga by'ibikorano biba birimo ibisemburo imwe idafite doze, hagashyiramo ibindi bita ibisabune bimwe bakoresha bashyira muri za toilette bashaka kuvidura kugira ngo bicagagure imyanda, bagashyiramo urusenda, bagashyiramo itabi, iri tabi bita ibibabi biba biseye, bagashyiramo n'ibindi byinshi bibi cyane bishobora gutwara ubuzima bw'umuntu. Nagira ngo nkangurire cyane cyane rero urubyiruko, ndabona ari rwo ruri hano, kandi no mu bapfuye harimo urubyiruko, bityo twirinde kunywa inzoga z'inkorano. Twirinde kunywa inzoga z'inkorano. N'iyi message tuyihe abavandimwe ndetse n'ababyeyi bacu, kuko harimo n'ababyeyi bahatakarije ubuzima. Nagira ngo nsabe buri muntu wese rero uraha kugira uruhare mu gukumira izi nzoga z'inkorano. Turagira uruhare gute? Nari maze kubabwira ngo aho buri wese abijisho rya mugenzi we, kandi tugatangira amakuru ku gihe, tugatanga amakuru mu ibanga kubenga n'abakora ziriya nzoga z'inkorano. Nagira rero ngo uretse icyo kintu cy'inzoga z'inkorano, kuko hano hari urubyiruko, nongere mbibutse kwirinda ibindi biyobyabwenge birimo urumogi, za kokayine n'ibindi. Nanone mbibutsa kwirinda gutwita cyangwa se no gutera inda zitateguwe, aho usanga izo nda nazo zituma abana
batakaza imyigire yabo, bagatakaza ejo habo hazaza heza. Murakoze cyane rero, mugire umunsi mwiza kandi dukomeze twirinde, dutangire amakuru ku gihe kandi vuba. Ni byiza ko dukomeza kuzirikana uruhare rw'umugore, twimakaza kandi ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ziza ku itariki 8 ni ku cyumweru. Iyo tuvuze umunsi w'umugore ntabwo ari ukuvuga ngo hazaza abagore gusa. Bagabo beza, abagabo oye, abahungu abasore oye, abana b'abakobwa oye, mwese butumire. Ubwo ni date haye ubutumire wizihiza tariki 8 hazaba ari ku cyumweru mu mirenge yose igize akarere ka Rwamagana. Bagabo beza, bana bacu, muze koko dufatanye kugira ngo duteze imbere dufatanyije n'umugore. Murakoze, murakarama. Abagabo muri hehe, urubyiruko muri hehe, mwayumvise? Aba bandi inyuma ni bayisome, aba bandi inyuma bayisome, aba bariya. Umugore ni uw'agaciro, umugabo ni uw'agaciro. Nuko turi mu kwezi cyangwa se icyumweru cyahariwe ibikorwa by'abategarugori. Mu Kinyarwanda rero baca umugani ngo ukurusha umugore akurusha iki? N'ukurusha abagore benshi mu nzego zifata ibyemezo akurusha imiyoborere myiza. Nagira ngo dushimire ba mutima w'urugo cyane ku kazi bakora. Buriya rero ubwo turavuga ngo abagore bakabiha imbaraga, abana babyuka bakajya muri siporo. N'abagabo ntibabyukara mu gitondo akavura kaguyemo, murabona ko tutangana nk'uko dusanzwe tungana, ariko buriya siporo yakabaye nziza n'imvura igwa. Turagira ngo rero dushimire abitabiriye bose iyi siporo. Niyo twaba tutakoze siporo rusange, ujye ugerageza ukora imyitozo ngororamubiri, bituma utarwara za ndwara zitandura. Murazizi, haba harimo umuvuduko w'amaraso, diyabete n'ibindi. Hanyuma ariko tukanipimisha, kuko mu kanya buri muntu wese ave hano azi uko ahagaze. Uyu munsi rero turimo gutegura uzaba itariki 8 z'uku kwezi mpuzamahanga w'umugore. Ntabwo umugore yawizihiza wenyine, umugore awizihiza ari kumwe na musaza we n'umugabo we n'abahungu be, twese nk'umuryango tugafatanya kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore. Ibikorwa rero birimo ni byinshi bitandukanye. Kimwe muri byo ni iki: tuzakomeza gukora imyitozo ngororamubiri twese dufatanyije nk'umuryango, ariko dufite n'ibindi bikorwa bitandukanye. Hari abantu bafite abana batanditse mu bitabo by'irangamimerere. Hari igihe dutuma abantu ukagira ngo turabwira wowe uri hano, ubu ngubu turimo kugutuma. Nimba wowe abawe banditse mu bitabo by'irangamimerere, utubere umuvugizi ubabwire. Turacyafite n'ingo zibana zidasezeranye, nazo turazisezeranya, zegera umurenge zikuzuza ibisabwa tukazisezeranya. Rwamagana oye! Turacyafite n'ingo zibana mu makimbirane. Alo, abagore barabinywa, abagabo barabinywa, ariko usanga kenshi ibi tuvuga bijyanye n'amakimbirane yo mu muryango biterwa n'abantu banyweye inzoga. Ni gake cyane ushobora kubona umuntu yataha akarwana atashyizemo ibyuma. Ikikwereka ko ziriya nzoga ari mbi ni amazina muziha. Inaha muzita Kigabiro bazita iki giti? Icyuma. Muri ture, dunda ubwonko, hari izina ririmo ryiza. Urubyiruko oye! Ntuzanywe ikintu bita icyuma, muri ture, dunda ubwonko, ibintu bibi byose niyo mazina yabyo. Genda rero ube mu batabinywa, ube mu batunga agatoki aho bikorerwa. Hariho n'igihe ababyeyi tutekereza ko abana bacu batabinywa,
kandi aho bakinira ariho bicururizwa. Dufatanye rero tujyanemo turwanye izo nzoga, tuzaba twubatse n'umuryango nyarwanda, kuko abashakanye ntago bajya bagirana amakimbirane batanyweye n'ibiyoga bitujuje ubuziranenge.